Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi biteho, ibagirire neza kandi ikomeze ibahe gusoza umwaka neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo dukunda, dushimye uburinzi bwawe, dushimye ko turi amahoro, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose. Kimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze ngo nutubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, byo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye komeza turirimba na indirimbo yo gushima Imana. Eka dutangire. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane z'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwagwa. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mwami tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wironyeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garura izo ntama zawe. Mukiza dufite agahinda kenshi, kubw'abayoba bava mu byizerwa, muri iyi minsi ikora ibitangaza, bamenye kudahinduka. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Induru zumvikanye muri iyi si, amarira no kuboroga kwinshi, nta cyiza twakoze mukiza wacu, cyatumye uturinda akaga. Benshi warabacyuye baratashye, bararuhutse baranezerewe, ntakabuza tuzabana nabo mu birori byo mu ijuru. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Iminsi ishitse ku isaha wagennye, ubwo tuzakureba uri mu bicu, uzahamagara amazina yacu, tuzagusanganira ubwo. Niwerekanwa tuzasa nawe, turi kumwe nabo twatandukanye, tuziruhutsa tugeze mu ijuru, hareruye iteka ryose. Tuziruhutsa tugeze mu ijuru, hareruye iteka ryose. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe,
ishimwe ni iryawe Yesu. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 5, Izaburi y'105 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu mwe, umugaragu we mwe, mw'abana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku ijambo ryo gushima Imana. Turi mu gusoza umwaka, Imana yaraturinze uyu mwaka wose, hasigaye iminsi mikeya cyane, kandi ndizera ntashidikanya ko Imana irakomeza kuturinda. Nshimye Imana rero ko yabanye natwe ikaturinda. Buri muntu wese nawe ndamushishikariza ko yafata igihe agashima Imana, kubera ko Imana ni byinshi yakoze, Imana ni byinshi yadutambukije. Imana yadukijije indwara, Imana yaraturengeye, Imana yabanye natwe. Ngewe mu rwanjye ruhande hari ibyo Imana yankoreye, nawe mu rwawe ruhande wowe unkurikiye hari ibyo Imana yagukoreye. Utekereje hari ibyo wibutse Imana yagukoreye. Imana itugirire neza. Ni igihe rero cyo gushima Imana. Mushime Imana kubw'uburinzi bwayo bukomeye. Dushime Imana kuko tugihumeka umwuka w'abazima, kubera ko hari abatambutse, hari abibagiranye, hari abo batangiye umwaka bari mu bitaro bakaba bagiye gusoza umwaka bakibirimo, hari abacitse amaguru, hari abacitse amaboko, hari abapfuye, ariko n'ishimwe rikomeye ko tukiri bazima. Wowe ukiri muzima, shima Imana, ni igihe cyo gushima. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Buri wese nashima Imana kubw'imirimo yakoze itangaje, kandi mwamamaze izina ryayo, muvuge ko Imana iriho, Imana ikora, kuko buri wese mu rwe ruhande yarayibonye. Mubwire abantu Imana ko ikora, Imana ko irinda, Imana ko ikiza indwara. Ni ukuri nimushime Imana kandi mubwire abantu ko Imana ari nziza ibihe byose. Mumuririmbire ishimwe. Muririmbe ko Imana yakoze ibitangaza. Muvuge imirimo itangaza yakoze. Ni ukuri vuga imirimo Imana yakoze, nubwo nta byinshi waba uri kubona, ariko ku buryo uhumeka umwuka w'abazima, niryo shimwe rihatse ayandi mashimwe yose. Imana itugirire neza. Ngo mwirate izina rye, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Ni ukuri nimwirate izina ry'Uwiteka. Ufite Imana aba afite byose, aba afite umurengezi, aba yishingikirije ku muntu ukomeye. Ubuzima bwe bugira ifatizo. Imana itugirire neza. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso y'iteka. Ni ukuri nimushake Imana kurushaho, mwongere muyegere, mwongere ibihe byo gusenga. Imana muyegere, nayo izabegera. Ni ukuri nimureke dushime Imana. Kuri 7 haravuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ari mu isi yose. Uwiteka niwe Mana yacu, Imana idahinduka, Imana ibana natwe, Imana ibera hose icyarimwe. Uwiteka niwe Mana. Amateka y'Imana ari mu isi yose.
abantu bose bagiye babona imirimo y'Imana, ibyo Imana yagiye ikora. Ku 8 haravuga ngo yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihumbi. Imana yibuka isezerano yagusezeranyije, isezerano yansezeranyije, kandi no kubikora izabikora. Ihangane rero, ibyo itakoze muri uyu mwaka ishobora kubikora muri iyi minsi dusigaje, kandi n'ibyo itazakora muri uyu mwaka izabikora mu mwaka utaha. Imana niyo kwizerwa, ibyo ivuze irabikora. Imana itugirire neza rero, nimureke dushime Imana kubw'uburinzi bwayo. Ni ukuri indirimbo yatubwiye ngo twahuye n'ibibazo n'ibigeragezo byinshi, ariko Imana yarahabaye, yaraturengeye, ishimwe ni iryayo. Ariko ni ukuri ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko twarutaga abandi, nta n'icyo twakoze cyatumye Imana iturengera. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ni iki watanze ngo umwana wa Adamu ngo kuba ugeze iki gihe ugihumeka. Imana itugirire neza, ntacyo twatanze, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi ihora itugirira. Shima Imana rero kuba ugeze uyu munsi muri isoza ry'umwaka ugihumeka umwuka w'abazima, abandi baratambutse, abandi baribagiranye, abandi bari mu bitaro, abandi barakoze impanuka bakaba bari kugendera mu tugare, ariko wowe uri kugenda wemye nta kibazo ufite. Shima Imana rero ku byo yakoze, shima Imana ku burinzi bwayo, shima Imana ku mirimo n'ibitangaza yakoze. Nanjye reka nshima Imana, mureke tujye dushima Imana, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo dushime mu byiza no mu bibi. Nubwo hari n'ibibi uri kunyuramo cyangwa hari ibyo wanyuzemo, shima Imana kubera ko uri kubitambukamo uri amahoro. Imana itugirire neza. Reka rero dusenge dukomeza gushima Imana ku byo yakoze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Data wa twese, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ravuze ngo nidushime kubw'imirimo n'ibitangaza Mana wakoze. Mana twarabibonye, waraturengeye, warahabaye, waraturinze, watubereye Imana, watubereye byose. Iyo ataba wowe ahacu haba haribagiranye, iyo ataba wowe ntago tuba tukibukwa. Ariko turagushimye Mana, tugushimiye uburinzi bwawe, dushimye ko wabanye natwe, dushimye ko waturengeye, dushimye ko turi kuvuga bikemera, tugushimiye ko turi gutambuka bikemera. Mana wagize neza, warahabaye, Mana waraturengeye. Akira ishimwe ko turi amahoro, akira ishimwe ko wabanye natwe kuva mu kwa mbere tukaba Mwami tugeze muri uku kwa 12 tugime ku mwuka w'abazima. Mana bihererwe icyubahiro. Ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko twakiranutse kurenza abandi, ahubwo n'ubuntu n'imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye. Mwami nsengeye abankurikiye, nabo biteho bagirire neza. Mwami Mana nabo baha imbaraga zo gushima ku byo wakoze. Mwami Mana ikintu cy'ingenzi nuko tugihumeka umwuka w'abazima, nuko Mwami tugihagaze turi bazima, kandi hari benshi batambutse. Nabo baha imbaraga zo gushima muri byose. Ubiteho bagirire neza, warwaniye intambara bazi neza batazi. Imbaraga zawe zibabeho, gukora kwawe kubabeho, bongere babone kugira neza kwawe. Mana dusengeye abarwayi aho bari hatandukanye, baba ari abari mu bitaro, baba ari abarwariye mu rugo, bose turabasengeye bakire gukira, kubera ko ushobora byose, kandi uri Imana nyamana, kandi kurinda isezerano ryawe kugeza urisohoye. Mwami turakwinginze ubakoreho bakire mu izina rya Yesu. Agura umurimo wawe Mwami, gabanya barimbuka wongera bakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abasubiye inyuma bagaruza ubuntu bwawe, dusengeye umurimo wawe kugira ngo Mwami Imana
Mana wongere usuke ububyutse, kandi dusenge batarakwakira nk'umwami n'umukiza ubaye kukwakira mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo, ngo turindire ubugingo ko ari bwo buzakubona. Mana dusenge imfubyi n'abapfakazi nabo biteho bagirire neza, dusengeye mwami abafite intimba n'agahinda kugira ngo bahe amahoro mu mutima. Mana turakwinginze ubaremere amashimwe nabo umwaka bawusoze mwami bishimye, kandi uwundi bazawutangire bari mu mashimwe. Urakoze mwami, imirimo wakoze iratangaje, imirimo wakoze irahebuje, ntabwo twabona uburyo tugushima, ariko akira ishimwe kubw'uburinzi bwawe Mana, ngo ukomeze uturindire ubugingo kandi ukomeze utwiteho. Urakoze ko wabanye natwe, kandi urakoze kumvishe gusenga. Mwuka wera nazaherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibahe gusoza uyu mwaka neza, izabahe gutangira n'uwa 2025 muri amahoro, uzababera umwaka mwiza, uzababera wo kugirirwa neza n'Imana, kandi muzongere mubone Imana bundi bushya. Ibyo itakoze muri uyu mwaka izabibakoreye mu mwaka tugiye kwinjiramo. Naho ubutaha, bye.